turizera ko gahunda zayo zose guhera mu gitondo kugeza kano kanya zakomeze kubashimisha muri rusange. Natwe turaje kugira ngo dukomerezeho mu biganiro bitandukanye, mu biganiro bifite aho bihuriye n'urubyiruko, mu biganiro bifite aho bihuriye na politike muri rusange, ariko by'umwihariko ku ngingo nyinshi zitandukanye, haba ubuzima, uburezi, politike nk'uko namaze kubivuga ndetse n'ibindi. Nitwa Felix Ngirankabo, tuzajya tubana muri kino kiganiro cyane cyane ku bijyanye na Pan-Africanism Movement, PAM mu yandi magambo. Muri urwo rwego rero ndi kumwe n'abatumirwa turi bubane kugira ngo badusobanurire ingingo twabateguriye kuri uyu munsi. Ndi kumwe na Bora Nyirarukundo. Bora, ngwaye ikaze. Murakoze cyane. Ndi kumwe na Gatabazi Davis. Ngwaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Ni amahoro masa. Ibibazo biri kubera muri Turukiya by'umutingito we ntago biri kugutera ubwoba? Ubonye ko n'abayobozi b'ibihugu byinshi bitandukanye bifatanyije nabo ku isi hose, ni ibizanye n'icyago kiba cyagwiriye abavandimwe, ni ukubihanganisha bakomere, kandi babonye ko ingamba zari kugira ngo bakomeze kubona ibyangombwa by'ibanze kugira ngo bongere basubire mu buzima bwabo. Tunihanganisha imiryango y'abantu baba bafite abantu babo bapfuye cyangwa bagiriye ibyago muri iriya mpanuka. Ndakeka kuko Turukiya nayo ni igihugu gitangiye abanyafrika benshi bakunda kujya kwigayo mu bintu byinshi bitandukanye, aba baraburiye nyine ababo muri biriya byago bakomeze kwihangana. Nabitsa ko Davis ni Youth Commissioner w'urubyiruko ku rwego rw'igihugu muri Pan-Africanism Movement, naho Nyirarukundo Bora nawe akaba ndi kumwe n'abantu bakomeye gusa, ni umuyobozi w'urubyiruko rw'abakorerabushake mu gashami k'uburinganire cyangwa se gender mu karere ka Nyarugenge, akaba na public relation ibeshya. Turaje rero ku kino kiganiro cya Pan-Africanism Movement, tugiye kurebera hamwe ku nsanganyamatsiko igira uti urubyiruko abayobozi b'ejo mu kubaka Afrika muri rusange. Urubyiruko yo ako muri iyi minsi sinzi yo umuntu avuze urubyiruko ndetse n'ubuyobozi tube turetse no kujya cyane cyane kuri ino ngingo ya Pan-Africanism. Bora, iyo umuntu avuze urubyiruko muri rusange, abakobwa cyangwa abahungu, akabihuza n'ubuyobozi, ubona bumva icyo kintu? Ya, baracyumva. Cyangwa bibereye mu muziki? Oya. Ntago habura ababa mu muziki, ariko hariho n'ababyumva nk'ikibigaragaza n'abatera intambwe bakajya mu nzego z'urubyiruko. Uko nanjye mbirimo. Urugero rwiza. Mugenzi wanjye urabona ko ari umujene. So ntago twese twabijyamo, ariko barahari babyumva. No, tuninjira neza mu kiganiro cyacu. Ubundi Davis, umuntu yavuze Pan-Africanism Movement, niki umuntu nk'umunyafrika muri rusange cyangwa se undi wese yaba ari hanze ya Afrika, Iburayi, Aziya, Amerika, niki yagakwiye kumva? Umuryango wa Pan-African Movement ni umuryango uharanira kwishyira kwizana kwa Afrika muri rusange. Muri make ni umuryango umaze igihe kirekire waratangiye. Barabaga bitwa Williams, babaga mu Bwongereza, baragiye ari abacakara. Yego. Ariko nyine bajya kureba bakabona hari amahirwe amwe babona, hari ayandi batabona, ikintu cy'ivangura rishingiye ku ruhu. So mu 1898 mu kinyejana cya 19 gutyo, bikomeza gutyo. Noneho mu 1900 nibwo habaye Pan-African Association ya mbere, Pan-African Association ya mbere. So bakomeza ni bwa bushake, ni ya nyota yo gukomeza kuvuga ati ariko twe ko tubona hari ibyo twemerewe, hari ibyo tutemerewe, yego, ko dufata gutya kuko tudafite uburenganzira nk'abandi bose. So bikomeza gutyo biza kugera muri Afrika. Urabizi abagabo ba Kwame Nkrumah, ba Nyerere, Julius Nyerere Tanzania, bantu bakomeye cyane bita African Giants, bakomeje kurwana kugira ngo barebe ko noneho bashyiraho Afrika, arebe noneho bashaka umuryango cyangwa se famille ibahuza. Haje gutangira Organization of African Union, so African Unity. So nukuvuga ngo OAU ibayeho nibwo mu 1963. Yego. Nukuvuga ngo uyu mwaka taba turimo turizihiza imyaka 60 ino muryango wayo.
sibyo. So rero ni ukuvuga ngo ni uko guhirimbana kwagiye kuza mu bihe byinshi bitandukanye. Nyuma haza kuba amavugurura ama reforms, haza kuba biza guhinduka AU, noneho bikomeza gutyo. Mu Rwanda rero by'umwihariko muri 2015 nibwo Pan African Movement yatangiye 2015 mu buryo bwemewe, hajyaho inzego patron wacu ni nyakubahwa perezida wa repubulika. Murabizi ko umaze igihe kirekire ari muri mu kazi gakomeye cyane ko gukomeza kureba ama reforms wabonye no African Quantitative Trade Area yari muri ino wari ukuriye commission irimo kuzana rino soko rusange rya Afurika. So rero dufite amahirwe ko dufite umuyobozi nka perezida wacu ubyumva ukunda ubiharanira ubidushyiramo, atubwira ati Afurika umugabane ni uwanyu, umugabane nta wundi tuwusiganira, nitwe tugomba ko ibishaka byose kugira ngo tubashe kubona ko uyu mugabane ugeze ahantu dushaka. Rero 2015 nibwo Pan African Movement yatangiye, patron wacu nyakubahwa perezida wa repubulika, ariko no hakabaho n'abandi bayobozi izindi nzego, kamanuka biro bigize na secretary na executive secretary na secretary no kumanuka n'abakomiseri gutyo. Ubu rero tugeze aho Pan African Movement igenda ikava kuri national level, kuri buri gihugu ikamanuka ikajya no mu midugudu. So buri irahari imaze igihe ikora, buri mwaka 25 z'ukwa gatanu tugira Congress African Leadership Day, umunsi mukuru wa kwizihiza nyine African Leadership Liberation Day. So ni ukuvuga rero ni muri urwo rwego Pan African Movement ni umuryango uharanira kwigira no kwigira ubwigenge bw'Abanyafurika, tureke kwireba nk'abantu badashoboye. Dutangirane kuri bwa bushobozi bwacu bukeya, dutera intambwe ishimishije mu bukungu, mu mutekano, mu ikoranabuhanga, mu ngeri zose zishoboka, mu buhinzi, ku buryo twumva ko byibuza mu myaka urabizi ko hari agenda 2063 cy'icyerekezo ko bumva viziyo 2050, turifuza ko Afurika izaba igeze ahantu noneho ibasha mu ngeri zose z'ubuzima hari ahantu heza kandi hashimishije. hari ikibazo ndi bukubaze, ariko Bora Davis atubwiye ishusho rusange y'ukuntu n'umuryango watangiye ukaza no muri Afurika, ndetse na bamwe mu ba giants bagiye bagaragaza nyine ko bashaka ko Afurika itera imbere. Ariko reka tubimanure natwe nk'urubyiruko. Urubyiruko muhura narwo akenshi icyo kintu bacyumva cy'umunyafurika? Ntabwo navuga ko bacyumva ku rugero rushimishije, ariko nanone twakwishimiraho intambwe igeze, kubera ko buriya tubaye tubyumva ku rwego rushimishije ntabwo twakabaye tubona urubyiruko rwinshi rwifuza kujya hanze. Urubyiruko rwinshi rukura ruzi ko inzozi ari ukuzajya muri Amerika, ubuzima bwiza buba muri Amerika, kandi nibaza ko nk'uko yari amaze kubisobanura, izi ni inzozi z'abatubanjije bifuza ko bya bindi byiza tubona hanze byaba muri Afurika, kandi turabifite nuko tutabizi. So ku kibazo warubajije rero nuko nibyo koko urubyiruko rurabyumva, ariko njye sinavuga ko nishimiye urwego biriho. Ntabwo yashimiye urwego biri. Davis, guhera mu 2015 n'umuryango chapter y'u Rwanda nyine igeze hano mu Rwanda kugeza kano kanya umwaka wa 2023 ubwo twabara kari imyaka 7 gutyo, niki ubona uno muryango umaze kumarira? Niki nube bushobozi uno muryango wubakiye urubyiruko? Icyambere ni uguhindura imyumvire. Imyumvire burya ibintu byose bipfira mu myumvire. Pan African Movement kuva yajyaho yagiye kuri ibiganiro byinshi bitandukanye. Mwabizi kuri urubyiruko hajyaho za international transfer dialogue azengurutse igihugu cyose mu 2018 kugera mu 2019 covid itaraza, twari dufite kabisa umuriro kubwira urubyiruko rwose mu Rwanda kuri Pan African Movement. So imyumvire rero ni ikintu gikomeye cyane. Tugira buri mwaka twizihiza African Liberation Day, kwigenga kwa Afurika biraba, turabyizihiza kandi inzego zose zo mu gihugu zose zikabyitabira. Ibyo rero ni pati yo guhindura imyumvire. Iyo abantu bahuye bakaganira, abadepite, inzego z'umutekano, abarimu, inzego zose, igihugu cyose ugasanga cyahagurutse kugira ngo kivuge kuri Afurika, aba ari ibintu byiza. So ni ukuvuga rero
ibyo kimaze gukorwa gikomeye kandi cyishimirwa ni guhindura imyumvire. Hari abantu benshi twagiye dukura nabo bakavuga ati najyaga numva Afurika bayivuga ariko murayivuga nkumva none ndumva icyo Afurika icyari cyo, kubera ko nimba uyu munsi hari abanyamerika bifuza kuza muri Afurika gushora imari yabo muri Afurika, kubera iki twebwe turi muri Afurika tutabona ayo mahirwe abandi baza gushaka kugira ngo tujye tubanze kuyabyaza umusaruro? Ni ya myumvire rero. Ikindi ku rubyiruko hano kuri urubyiruko hari gahunda twatangiye bita Kwitura Initiative Program. Kwitura Initiative Program urabyumva ko it's giving back to the community. Ni ukuvuga ngo dufatanyije n'inzego nyinshi zitandukanye nk'ubu Rwamagana na Rusizi hari ahantu twatangiye kubakira abantu batishoboye. So ibyo rero ni ibikorwa byunganira kwa guhindura imyumvire. So ni ibikorwa rero bigikomeza dufatanyije, ugasanga umuntu azanye 5, 10, 20, 100, ariko twavuga reka tugire ikintu dukora kugira ngo tubashe guhindura umuntu ubuzima. Hari ikindi ko twakoze Mirama, aho twagiye tubasha kuvugurura amazu, tubasha kwita ku mibereho y'abasirikare bamugariye ku rugamba rwo gukora igihugu mu 1994. So urumva rero ibyo byose ni ibikorwa natwe nka Pan African Movement n'abafatanyabikorwa bacu tubasha gukora kugira ngo umuryango tuvuga kwibohora ariko noneho bijya no mu bikorwa. So ni muri context rero ni byinshi bimaze gukorwa, ibiganiro nk'ibi ngibi urabona ko turi nk'iki kiganiro nacyo ni ikiganiro kivuga kuri Pan African Movement. So ni ukuvuga rero muri rusange urubyiruko n'abakuru, kubera ko twebwe twireba dufite abo twigiraho natwe, abasenior comrades, abasenior cadres bacu tuba tubigiraho. Ni ukuvuga ngo aho kugira ngo duhirimbane tujya mu mahanga, aho kugira ngo duhirimbane tujya dutwara ubwenge bwacu hanze, ni byiza ko twiga tukamenya ariko ibibazo dufite ni ibihe, ubumenyi dufite ni ubuhe. Ese nugiye hanze, kuko tuvuga ko ari intara ya 6 turaza kukivugaho cyane ikibazo cyo kujya hanze, ariko ni ukuvuga ngo ugiye kwiga agiye hora akomeza yibuka Afurika aho yaturutse. So ubwo rero si byiza kwibagirwa iwabo wambeho harya amazi arashyira ntiyibagirwa iwabo. Wenda nanamwunganiye ku kibazo wari umubajije aho Pan African Movement yigeze ikora cyangwa se yubakira ubushobozi. Ngira ngo mu minsi yashize mwarabibonye wenda nk'abayikurikira nuko none yatangiye kujya hasi nkuko yatangiye abivuga, cyane cyane mu rubyiruko muri za kaminuza. Ngira ngo aho baheruka University of Kigali baraho baratora za komite kugira ngo noneho rwa rubyiruko ari rwo rubyinjiramo, kuko nirwo niba ari yo Rwanda rw'ejo ni nabo Afurika b'ejo. Nk'urubyiruko tukunda kugira slogan ivuga ngo twubaka u Rwanda twifuza na Afurika twifuza. So ni ukuvuga ngo rero ni byiza ko noneho twatangiye kumanuka tukagera hasi muri za kaminuza nk'uko yanabivuze, no mu midugudu tuzagera hari hose hari urubyiruko. Ngira ngo wenda umubare munini muri Afurika, reka ndeke kuvuga cyane muri Afurika, mu Rwanda kuko niho ndishwa, nuko urubyiruko ari umubare munini, urubyiruko n'abagore. So rero baba hariya hasi niho tugomba gutangirira. Imyumvire nibyo yarahindutse, ariko iyo urebye percentage nini ku bantu ku rwego rwo hejuru. Hari umuntu uri hariya hasi utari muri kaminuza, nawe akwiye kumva ko akwiye kugira uruhare mu guhindura Afurika. Hari umuntu uri hariya wenda utaragiye ku ishuri ariko aba mu mudugudu, hari ibikorwa bibahuza mu mudugudu agomba kwitabira. So nakajyaga nongera nibyo murakoze. Ariko se reka noneho tujye urubyiruko Pan African Movement ariko nibijyanye n'ubuyobozi. Tuzi ko nyine urubyiruko ni ejo hazaza, niko dukunda kubivuga, ariko uko kuyobora bafite izo ndangagaciro koko zuko twabona mo abayobozi b'ejo hazaza. Gute kuko iyo uganira n'abantu benshi so kubeshyuragana n'abantu benshi bakakubwira bati turabona urubyiruko ko rumeze, abayobozi mu myaka 10 sinzi ko tuzababona. Niki kibemeza ko mu myaka iri imbere koko hamwe n'ubwo bufatanye bwa Pan African Movement iyo myumvire yenda yarahindutse, ariko niki kindi kibemeza ko tugiye kubona abayobozi beza bazaba bafite imyumvire nk'aya Bankwame Nkrumah bumva ko bagomba guharanira Afurika? Wenda tuvugishije ukuri n'impamvu abantu benshi bagira impungenge, imyitwarire y'urubyiruko muri iyi minsi iteye impungenge. Ibe ku babyeyi, ibe kuri twebwe batoya natwe ubwacu, hari ibintu ubona muri rusange ukibaza utese koko mu myaka 10 iri imbere bizaba bimeze bite. Ariko nanone
mu kinyarwanda nibo baca umugani ngo ntabapfira gushira kandi nanone haracyarigarurira ariko ntibagomba no gupfa. oya ntago biba bivuze gupfa. Uwo mugani uba ushatse kuvuga ko ibintu abantu bose niyo baba babi cyangwa se ibintu niyo byaba bibi haba hari percentage ntoya. Ntago mvuze byo gupfa so ni ukuvuga ngo rero ku kibazo warumbajije indangagaciro hari ababyumva nubwo ari wo mubare mukeya kubera ko bari no mu bantu batanga contribution mu kubaka iki gihugu n'urugero bivuze ngo no mu bindi bihugu bya Afurika birahari nubwo nanone iyo usanze mu bindi bihugu bya Afurika kugira ngo igihugu cyangirike bashoramo urubyiruko cyane. Hari nk'ibihugu by'abaturanyi tubona iyo bashatse kujya mu ntambara mu myigaragambyo urareba ugasanga umubare munini n'urubyiruko ariko mu bihugu biri kwiyubaka nk'u Rwanda bigeze ko ntambwe ishimishije nanone usanga urubyiruko harimo benshi babigiramo uruhare bitabujije ko n'abandi bafite imyitwarire mibi nabo bahari. So nge navuga ko rero ku rwego turiho simvuze ngo ntazuzo ndangagaciro barazifite ariko nanone haracyari akazi ko gukora. Davis wenda reka dufatire urugero ku gihugu cyacu gikunda gutanga cyangwa se kugaragaza nyine intambwe nziza mu kubaka ubushobozi bw'urubyiruko ndetse n'ibindi mu bijyanye n'imiyoborere kurwanya ruswa ku buryo n'umuntu yafatiraho urugero ariko se nimufite impungenge u Rwanda cyangwa se igihugu kimwe n'icyubakira ubushobozi urubyiruko ikindi kikaba ntibindeba murumva tutazaguma dusigara inyuma? Nyine ndashaka kubaza abanyafrika bose iyo contest icyo kintu baracyumva cyangwa biri kureba ibihugu bimwe biri mu nzira y'abajyambere bishaka kumva koko ko bigomba gukomera ku banyafrika? Burya nta kintu cyo kirigerwaho uwo munsi ntabwo bibaho niyo mpamvu na n'uyu munsi abagabo batangiye kugana ubwigenge bwa Afurika ntabwo bakiriho ariko reba imyaka dufite turimo turavuga Afurika kandi ibyo bavugaga natwe turimo turavuga uyu munsi. So rero njye mbona yuko n'uruhererekane rw'ubuyobozi bwiza ubuyobozi bwa understanding ideology yo kwigira no kwigira Afurika n'abanyafurika. Yego kamubwire reka tuvemo ku kintu cy'ubukene. Ubukene buriya umuntu ahitamo akavuga ati ngiye kurwanya ubukene no kurwanya ubukene bisaba iki? Bisaba time and patience igihe no kwihangana. Afurika yagiye iba mu bihe bikomeye cyane sibyo? Icya mbere twangwa n'abadukolonizaga icyo ni kimwe. Turanje kwangwa n'abadukolonizaga batubibamo imbuto yo kwangana. Wagukolonije yakwanze amaze kukwanga aguteramo imbuto yo kwanga mugenzi wawe. Turangije natwe tuyimira bunguri twayifata ngo tuyinonosore birakomeza birazamuka kugeraho mu bihugu hafi ya byose bya Afurika. Iyo ugiye kwitonda ukitegereza ibihugu byinshi byagiye binyura muri civil wars intambara z'abaturage hagati yabo bagasubiranamo sibyo? Mu Rwanda urabona ko twagize ikibazo cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1990 ntabwo basubiranyemo of course urumva ni imiyoborere mibi ubukoroni ni ideology of divisionism yakomeje gukura. So kugeza igihe hari urundi rubyiruko rwahagurutse baravuga ati oya ibi ntabwo ari byo. Uwo mutima buriya bawukuye. Nicyo nshaka kukwereka iyo habayeho generation igahaguruka no ibi sibyo ibi bintu dore ingaruka zabyo ni ABCD. Ni kuvuga ngo cya kintu cy'ubukene nakubwiraga nuhaguruka avuga uti ngiye nibigusaba igihe no kwihangana no warangiza ugashyiraho strategy kuvuga ngo ngiye kurwana iki kibazo. So ni kuvuga ngo ese uruherekana n'uruhe baravuga kuri Pan-African Movement hari ababyumva hari abatabyumva. Na n'uyu munsi hari abana b'Abanyarwanda cyangwa abandi bantu bari muri Afurika bavuga ati nge ntabwo nashobora gusubira muri Afurika ariko hari abandi bantu baba muri Amerika njyewe nzi bagizwe ingaruka n'ibi bintu by'ubukoroni n'ubucakara bajyanywe muri biriya bihugu batazi imiryango yabo. Uyu munsi akaba yajya muri supermarket muri kwibona ikintu cyo kurya umuntu agahaguruka agahita amurasa cyangwa se akaba yamubwira amagambo y'irondaruhu noneho uyu muntu ntagazi iwabo baramuhora ukwasi. Noneho ukibaza murabona uburemere bw'iki kibazo ukuntu giteye. Niyo mpamvu
nitudakomeza gushishikariza urubyiruko rugenzi rwacu ngo dukoreshe platforms nk'izi za media, twibaze niki twakora kugira ngo dukomeze nk'abanyafurika tugarure bwa bumuntu bwacu bwishwe n'imiyoborere mibi n'ubukoloni n'ubukene, kudaha agaciro ibyacu kandi dufite ibihagije byadutunga, tukava ku cyiciro kimwe tukajya ku kindi cyiciro. Bora Davis avuze ku kintu cy'urubyiruko cyangwa se abandi baba bari hanze ya Afrika, ariko hari ikibazo nshaka kuza kubabaza. Iyo mukurikirana amakuru umubona abantu benshi urubyiruko rupfira mu nyanja rugiye gushaka imibereho hariya mu Burayi, bakatubwira amakuru menshi y'urubyiruko ndetse n'abandi b'abanyafrika baba bapfiriye mu nyanja. Ariko n'ikindi kibabaje nuko hari n'abanyafrika bagenzi babo bagira hariya muri gice cya Libya bakanabacuruza. Mubona imiyoborere ya Afrika nayo idashobora nayo kugira ikibazo cyatuma hari urubyiruko rumwe ruva muri Afrika rujya ahandi? Yego, birashoboka kubera ko buriya nta uhunga ahantu hameze neza. Impamvu bagenda nuko bumva batishimiye aho bari bari. Wenda nanakomoje ku cyo Davis yarasorejeho ku kibazo warumubajije ngo ese ngo Afrika yose, ibihugu bya Afrika byumva Pan-Africanism icyo ari cyo, ntago babyumvira rimwe, kuko babaye babyumva ntitwakabaye tureba izi ntambara zirirwa mu bihugu bya Afrika, uru rusaku rwirirwa mu bihugu bitandukanye. Ntago nibaza ko aka kanya bahita banabyumva. Yabivuze neza. Imyaka ni myinshi ishize. Ni ukuvuga ngo hari ikintu tugomba gutandukanya. Tutagira ubumwe. Hari ikintu nshaka ngo ngusobanure kugira ngo tucyumve neza. Hari change na transformation. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Buri iyo ntebe uyifashe isanzwe imenyereye kubaho ngaho, ukayifata ikareba hariya, you are changing it direction. But transforming ushobora kuyigira flat. That transformation, and the transformation takes time. So bivuze ngo rero icyo dukeneye kugira ngo abanyafrika bumve iki kintu, we need time. Iyo myaka uvugire cyane mikeya. Hari abantu baharaniye Afrika ko iba nibura aho twishimira igeze ubungu ugasanga ashize imyaka 100 cyangwa se 50. Iyo myaka rero kugira ngo iki gitekerezo kuko twabivuze those giant of Africa batangije bizadufata igihe. So kuri icyo warumbajije rero urwo rubyiruko rugwa mu nyanja cyangwa se n'abagira amahirwe ntitubabone baguye mu nyanja ariko bakambuka mu buryo bubagoye. Nibyo ko kubiyobozi bubigiramo uruhare, kuko bariya n'abana kandi abayobozi nibo twita ko ari ababyeyi bacu. Ni ukuvuga ngo ababyeyi niba batameze neza naho barerera abana ntihameze neza, umwana azajya kwishakira inzira. Kandi inzira ngira ngo ari nacyo nanagarukaho ku kijyanye baba n'abakuru n'abatoya kugira ngo twumve iki gitekerezo cyo kwishyira hamwe kwa Afrika ni mu mutwe. Muri ibitekerezo nibyo bibiso. Bivuze ngo rero ibyo bagaburirwa, ibitekerezo bagaburirwa, babwirwa ko muri Amerika ariho heza, babwirwa ko i Burayi ariho heza, iwabo muri Afrika ari habi. Rero iki gitekerezo cyo kwishyira hamwe kwa Afrika nabyo ni ibitekerezo kugira ngo uzakuremo umuntu ibintu amaranye imyaka 20. Ababyeyi be bonse. Ababyeyi be bonse. Abwirwa ko Afrika ari mbi, abwirwa ko Afrika yavumwe. Icyo kintu ntago cyoroshye, ariko nibura birashoboka. Ibitangazamakuru mpuzamahanga ndetse n'abandi bantu bafite politiki zabo buriya yo berekana Afrika ntaga kenshi bakunda kwerekana ino migi ikomeye, ahubwo hari ukuntu bagenda muri bya byaro nyine kandi nta hantu hatari cyara bakerekana abana bafite ibibazo byinshi byose, ariko ntiberekane byaterambere cyane. Ntago wenda kubera n'ibindi cyangwa se na politiki yabo baba bifite. Reka tujye mu karuhuko gatoya ku banga bw'ibyuma badufashe, tujye mu karuhuko, mu kanya turaza tureba niba abakobwa bumva neza ibijyanye n'ubuyobozi, niba nabo ubona babibora haza kumbwira nimba ubona babishyiramo imbaraga ndetse n'ibindi muri rusange mu gice cyacu cya kabiri muri kino kiganiro. Nabitse ko turi kuganira kubijyanye na Pan-Africanism movement, ariko tunareba uburyo urubyiruko rugomba kuba neza abayobozi b'ejo hazaza haba mu Rwanda ndetse no muri Afrika. Afrika kwa nini tuwane? Afrika kwa nini tupigane? Wakati tunavuja damu moja, aliyetumba ni umoja. Afrika kwa nini tuwane? Afrika kwa nini tuogane? Wakati
wakati tunavuja damu moja. Stop the fighting, where's the unity for Africa? Tazama damu zinavyomwagika Darfur, Somalia wanavyoishi ni kolea tu. Kongo imejaa mashida, cheki Rwanda mayatima zimezaga. A brother once told me living here put some boundaries, but I envisioned the better despite the calamities. My nation's the fight, zaliwa Kongo ila naishi Rwanda, nimelewa arachuga chalindu muhanga, uwezo uko maximum, never on my knees, middle finger fine getting on, straight out of Africa raw, chungulia ko, waongozi wa kiongozwa, who's by them colonial experts, food your religious fools lurk in the dark, you belly out, salute to the religious, Gaddafi, Mandela, Kagame who set it out, let my people go free, keeping the faith, on this mic I pour it out, now shot for redemption, shine. Na 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 Afrika kwa nini tuwane? Afrika kwa nini tupigane? Wakati tunavuja damu moja, aliyetumba ni umoja. Afrika kwa nini tuwane? Afrika kwa nini tuogane? Wakati tunavuja damu moja. Stop the fighting, where's the unity for Africa? Tazama damu zinavyomwagika Darfur, Somalia wanavyoishi ni kolea tu. Kongo imejaa mashida, cheki Rwanda mayatima zimezaga. Tuna haki sote ya kukasirika, tusisahau sote tuko kwenye vita. Vete siyo kumwaga damu, ila kuondoa mawazo mabaya. Kuki hano hanze abana bicwa n'inzara, ababyeyi nabo nguko bararira, kandi ntibyari bikwiye, iwacu dufite zahabu feza diyama. Yo, nishike mkono jirani lasijunjie, napigania haki sio mstari, uhuru Babylon nipe nafasi. Afrika kwa nini tuwane? Afrika kwa nini tupigane? Wakati tunavuja damu moja, aliyetumba ni umoja. Afrika kwa nini tuwane? Afrika kwa nini tuogane? Wakati tunavuja damu moja. Stop the fighting, where's the unity for Africa? Afrika kwa nini tuwane? Afrika kwa nini tupigane? Wakati tunavuja damu moja, aliyetumba ni umoja. Afrika kwa nini tuwane? Afrika kwa nini tuogane? Wakati tunavuja damu moja. Stop the fighting, where's the unity for Africa? Dedicated to all African heroes, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Fred Bigema, Patrice Lumumba, Julius Nyerere, Steve Biko, and His Majesty Haile Selassie I, Rastafari. Oh na 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 na, yeah. Somalia wanavyoishi ni kolea tu. Kongo imejaa mashida, cheki Rwanda mayatima zimezaga. Tuna haki sote ya kukasirika, tusisahau sote tuko kwenye vita. Vete siyo kumwaga damu, ila kuondoa mawazo mabaya. Kuki hano hanze abana bicwa n'inzara, ababyeyi nabo nguko bararira, kandi ntibyari bikwiye, iwacu dufite zahabu feza diyama. Yo, nishike mkono jirani lasijunjie, napigania haki sio mstari, uhuru Babylon nipe nafasi. Afrika kwa nini tuwane? Afrika kwa nini tupigane? Wakati tunavuja damu moja, aliyetumba ni umoja. Afrika kwa nini tuwane? Afrika kwa nini tuogane? Wakati tunavuja damu moja. Stop the fighting, where's the unity for Africa? Afrika kwa nini tuwane? Afrika kwa nini tupigane? Wakati tunavuja damu moja, aliyetumba ni umoja. Afrika kwa nini tuwane? Afrika kwa nini tuogane? Wakati tunavuja damu moja. Stop the fighting, where's the unity for Africa? Dedicated
dedicated to all African heroes. Nelson Mandela, Thomas Sankara, Fred Bigema, Patrice Lumumba, Julius Nyerere, Steve Biko, and His Majesty Haile Selassie I, Rastafari. Oh na 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 na, yeah. Reka twongere tubahe ikaze muri kino kiganiro kuri aho Pavijo Radio. Turizera ko mumeze neza mwese, turizera ko n'abatumirwa bari komeza kudusobanurira byinshi. Nabitse ko ndi kumwe na Davis Gatabazi ndetse nkaba ndi kumwe na Bora Nyirarukundo, bose bafite aho bahuriye n'urubyiruko ariko cyane cyane no mu nzego zitandukanye zarwo z'ubuyobozi. Bora mbere yuko tujya mu karuhuko nagiraga nkubaze uwa muri mu bijyanye n'inzego z'urubyiruko ariko cyane cyane n'urw'abakorera bushake mu karere ka Nyarugenge niba ntibeshye. Ubukorera ubundi ni yihe nzira umuntu agomba gucamo no kugira ngo abe umuyobozi mwiza? Ukorera bushake iri mwimwe mu nzira umuntu yacamo? Yego. Kubera ko buriya ubukorera bushake wenda ngendeye cyane kubo twebwe uko tubikora. No kwitangira abandi, no gukorera ubushake ariko ufasha abandi. Wowe ukabanza ukireka ugatekereza icyo wafasha undi. So rero nubundi umuyobozi mwiza nukorera abandi nyine. Habaho types nyinshi z'abayobozi ariko ubundi umuyobozi mwiza yakabaye afasha abayobora. So bivuze ngo rero ubaye mukorera bushake nayo ni inzira, nibaza ko ari imwe mu nzira yaba nziza yo kuba waba umuyobozi mwiza. Ni imwe mu nzira nziza yo kuba umuyobozi mwiza, uko umuyobozi binasaba kwitanga nkuko ubivuze. Ariko hari urubyiruko dushaka, hari mu Rwanda ndizera ko turi mu bantu bafite umubare mwinshi w'abadamu cyangwa se w'abagore mu nzego zifata ibyemezo, ariko nkanizera ko na Afrika wenda iturebera cyane n'isi yose. Ariko urubyiruko rw'abakobwa wenda mu Rwanda turabafite, ariko se barabyumva koko cyangwa babyumva ariko babanje kubasunika? Aya. Reka nze mvuge wenda David araza kutubaza we uza makuru cyane hirya no hino muri Afrika, ariko nibaza ko u Rwanda ni igihugu n'urugero rwiza rwuko abakobwa bamaze gusobanukirwa cyangwa se igitsina gore muri rusange bamaze gusobanukirwa n'ubushobozi bifitemo. So nibaza rero uyu mwaka turimo 2023 nta muntu ugisunikiriza umuntu w'igitsina gore cyangwa w'umukobwa ngo ajye mu nzego zifata ibyemezo. Niba hari iyo gahunda, niba ari ukwiyamamaza, ubona babishishikariye, ubona bashabutse, baratinyutse. Ariko nanone ntago twakwicara ngo tugereka akagurugo kandi ko twagezeyo. Haracyakeneye ubuvugizi buracyakomeje kugira ngo nababandi bake basigare. Kubera ko nkuko bivuze, niba koko ari twe mubare munini, igitsina gore bo mubare munini, baramutse babyumva ku rwego twakabaye tuvuga ngo turarwishimira, na Afrika twifuza yagerwaho. Kubera ko niba ari wo mubare munini barabyumva, bafite imbaraga nyinshi mu guhindura societe, ari nabo bahindura n'abana twahoze tuvuga. Buri umwana amarana igihe kinini n'umubyeyi w'umumama kurusha umubyeyi w'umupapa. Bya bindi yumva rero yabigaburira umwana we, bivuze ngo wa mwana akora hari ikintu afite. So nge rero umuntu ambajije icyo kibazo nifatiyeho urugero, mfatiye urugero kubo mbana nabo mu buzima bwa buri munsi bw'urubyiruko, mbona urwego turiho mu Rwanda rushimishije. Davis, bashiki bacu bona bari ku rwego rwiza, bafite iyo myumvire kuko ku buryo yajya hariya ku mwanya w'ubuyobozi bufata ibyemezo agahangana na musaza we nyine nkuko Bora ari kuduha ibitekerezo bikomeye. Kangwe urugero, ejo bundi twari mu uvuze bashobora guhatana bakajya mu myanya. Ejo bundi twari mu matora y'abadepite bayiyara. Yego. Nariya mama jwadutsinze n'umukobwa. Narakubanye yabamaza Paul. Urumva rero oya niko ni byiza, byaranshimishije cyane rwose, byaranejeje kuko urumva abakobwa kuva kera abantu benshi babafata nk'abantu bari like bashyizwe inyuma, bashyizwe ku ruhande. Urabona ko uko civilization kibihe bigenda biza, burya abadamu cyangwa abakobwa bajya n'abayobozi beza cyane no kurusha abagabo burya. Kubera ko hari imbaraga ngira ngo Imana yabahaye twebwe tutagira. So rero bakobwa igitsina gore muri rusange bafite potential, bafite imbaraga, bafite ubushobozi,
kandi burya nimba bajya bavuga ngo if you want to have a very strong society empower a girl, igihe cyose wahaye umukobwa tools of analysis, tools of capability, tools ibikoresho byose ushobora kumufasha kwanaliza kuba yakemura ibibazo, burya akora akazi keza cyane. So urabizi ko mu Rwanda like na parliament 65% na abadamu. Urumva inzego uzarebe inzego hafi ya zose usanga harimo certain percentage y'abadamu kandi bahagarara mu nshingano bakagira excellence kurusha n'abaga. So rero ibintu byarahindutse bashiki bacu bafite potential, barashyigikiwe, bari empowered, bahawe tools of zibafasha kugira ngo bakemura ibibazo bikomeye cyane muri society. So urumva ko rero twebwe u Rwanda dufite n'amahirwe akomeye cyane, niyo mpamvu ngira ngo ubona tunatera imbere cyane kuko dufite abadamu benshi cyane cyangwa bari mentored. So nibyo rero ubwo twagira icyizere yuko mu myaka twakuye nk'intego mu myaka nk'10-20 ko tuzaba dufite abayobozi, kuko mu myaka 20 imbere rwa rubyiruko rufite imyaka wenda muri 20-30 bazara abantu bageze ku kigero gishimishije, twavuga ko Afrika izaba ifite abayobozi. Wenda okay, so niba ari gucika kugira numvaga hari akantu ushaka kuvuga ataza guhita kurikiza ikindi kibazo. Buri iyo bigeze ku badamu cyangwa igitsina gore, ubwo mbaye ndi hano naharara ari byo tuvugaho gusa. No kuvuga ngo buriya njyewe nshimira ari ikindi kiganiro nigeze gukora bambwiye ngo mbwire president wacu ngo ijambo rimwe, ndamubwira ngo ijambo rimwe umbwiye ngo rimubwire, namubwira ngo sinzatesha agaciro yadusubije agaciro nk'abadamu igitsina gore, nicyo kintu namubwira. So icyo nshatse kuvuga areba kuri nkuko yarabivuze, imbaraga abadamu bifitemo we kubera ko yazibonye kare, niyo mpamvu u Rwanda mubona bameze gutya. Buriya umudamu ubushobozi yifitemo iyo buhuye n'ubw'umugabo bubyara u Rwanda murebe uyu munsi. So bivuze ngo rero na Afrika twifuza ibihugu biramutse bikoze nkuko president wacu akora, bikempowering abagore, Afrika yagera kuri rwa rwego turiho turayifuza uyu munsi. So buriya abadamu iyo bigeze hari aka story kamwe nkunda kubwira abantu iyo nshaka kubereka imbaraga abadamu bafite. Nigeze kuvuga ndavuga ni buriya abantu iyo bajya kwica abandi umutwe babica mu bitekerezo. Buriya abadamu bakandamijwe muri Afrika benshi tugendera no kuri ibi bitabo by'iyobokamana, mubabare ntago mbitutse, ariko babisobanura nabi ku buryo umva umudamu ari we muntu ukwiye kuba hasi. Ariko hari akantu kamwe bibagiwe, ngira ngo wenda namwe muze kugatekerezaho. Buriya iyo bavuga ngo isi ngo yabaye mbi ngo kubera ngo umudamu ngo yashutse Eva, yashutse Adamu, yari Eva, yari umudamu umwe. Niba umudamu umwe atuma isi kuva icyo gihe ntazi yabereyeho kugeza iyi saha, ubwo baramutse babaye 10 bakora ibiki? Ndagira ngo wumve imbaraga z'umugore mu buryo bwiza, baramutse babaye 10 mu buryo bwiza. Ibaze urumva abantu bigisha nabo nicyo kikwereka ko ari abantu, ako kantu barakibagiwe ngo urabona ngo iyi si impamvu yabaye gutya ngo umudamu uriya mudamu yari umwe. Ibaze rero abadamu bari muri Afrika bose noneho tubaye nkuriye tugakora inama. Can you imagine? So izo ni imbaraga z'umugore rero nako nagira. Abagore cyangwa se igitsina gore muri rusange bafite imbaraga kandi nyine nabo bari muri rwa rubyiruko, muri babayobozi b'ejo hazaza. Davis, ubona burya iyo umuntu agiye kujya mu kintu, wagiye kujya mu bintu bijyanye n'inzego z'ubuyobozi, nimba ariko navuga naba hari umuntu urebeyeho benshi twagiye dufatira urugero kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse n'abandi bayobozi, ariko ureba urugero abayobozi ba Afrika batanga ubu ngubu koko rutuma urubyiruko rwumva ko rugomba kujya mu izo nzego z'ubuyobozi. Ubona batanga urugero rwiza kuri kuri kwebwe urubyiruko. Ari ikintu Bore yavuze, Comrade Bore yavuze ngo hari ababikora neza, hari n'ababikora nabi. No kuvuga ngo uzarebe nk'ibihugu bifite ubuyobozi bubi abantu batishimiye, usanga urubyiruko nirwo ruza imbere mu kurwanya abo bantu. Ariko uzarebe n'ibindi bihugu bifite abayobozi beza, usanga urubyiruko ruba imbere mu kubashyigikira no kubavuga neza. So no kuvuga rero turacyafite urugendo, ni umukoro wa buri muyobozi wese wo muri Afrika. Iyo ushize imbere inyungu z'abaturage, iyo ushize imbere inyungu rusange, ukereka abaturage ko bagomba gukora, ukabahereza ibyangombwa bakeneye, ndakubwiza ukuri umuturage arakora igihugu cyakagiteza imbere. So rero navuga ko hamwe turabibona ko
abayobozi bagerageza gukora ibishoboka byose ariko ahandi turabibona ko abayobozi rwose uretse inyungu zabo ziri personnel zabo bwite zabo zo kwihaza ibyo bifuza ariko nabo ntibaburi ingaruka zibibagiraho. So ni muri iyo context hari aho tubona bishimishije ariko hari n'ahandi tubona bidashimishije. So rero ariko igishimishije nuko ahenshi muri Afurika ubuyobozi burahari, ubuyobozi burahamye, ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bushaka gushyira imbere umuturage nko mu Rwanda abona citizen centered leadership. Nyakubahwa perezida bati umuturage agomba kuba ku isonga. Ariko ibyo ntabwo bikunda kuvugwa n'ikindi nyakubahwa perezida akunda kuvuga umuturage ku isonga yaduhaye gahunda nziza nyine umuturage ku isonga ariko abayobozi bamwe hari ukuntu agenda umuyobozi ukabona avuga umuturage ku isonga ariko wajya kureba imikorere ukabona byabaye mu magambo mu bikorwa ukabona. Niyo mpamvu ubona nko mu Rwanda hano dufite zero tolerance kuri poor leadership. Iyo uri mu nzego ntukore kandi mandate yawe ari ukwita ku nyungu z'abaturage ntabwo umaraho kabiri murabizi. So na accountability rero murabizi uko mu Rwanda twahisemo working together, thinking big and then accountability. So nukuvuga ngo iyo abantu batekereje ibintu bigari bagakorera hamwe kandi bakabazwa inshingano byanga byakunda bagera kuri cya kintu bashaka kugeraho. So rero nibyo ndi kukubwira Afrika iracyafite urugendo. Urabona ibihugu byinshi cyane urabona hano zino za Mali za bino bihugu biri hano hirya muri Sahel usanga urubyiruko rwo rwahagurutse aravuga ati oya hari ahantu turi kubona ibintu bitameze neza. Urubyiruko ruhaguruka rufata iya mbere mu nzego z'umutekano y'abasirikare bariyo ntabwo baragera muri za 50 ariko barimo barafata inshingano zikomeye cyane zo kora ibihugu byabo. So rero aho ngaho niho ushaka ko twitondera kubera ko igihe cyose uri umuyobozi uba ufite ari leadership and management ni ibintu bikomeye cyane. Umuntu w'umuyobozi igihe cyose ni ukuvuga ngo ureba ibintu mu buryo butandukanye n'abandi. Noneho management ni ugufata ba bantu ukabasha kubajera uko ugomba kubajera neza ariko umuyobozi areba ibintu mu buryo butandukanye. Ibi byatunganye, ibi ntabwo byatunganye, ibi bigomba gukomeza, ibi bigomba guhagarara, ibi ngibi ndabona bikugenda gahoro reka byihuta. Ni ukuvuga ngo ariko byose biganisha ku iterambere ry'umuturage. So turabibona mu bihugu bya Afurika bimwe na bimwe ariko hari tubona ko bitari kugira gute bitari kujya neza nk'uko byagombye kuba bigenda. Niyo mpamvu wenda ntabwo dushaka kujya mu ngero nyinshi cyane ariko ahantu hose uri kubona civil wars ugasanga hari intambara mu baturage, harimo imyiryane mu baturage, ni poor leadership. So ikintu gishimishije nuko abanyafrika bageze ku rwego rwo gusesengura no kumenya ariko uyu muyobozi aratubereye nimba atatubereye reka tumukureho. Imitegekere ya Afurika ndetse iyo tuvuga imitegekere ya Afurika tuba tuvuga ko nyine uko byasa kose urubyiruko narwo rugomba kugirwaho ingaruka. Imitegekere ya Afurika mubona itaratangiye itari kuvangirwa n'ibihugu bikomakomeye zora. Ntabwo iri kuvangirwa kuri ubu ngubu byahozeho kuko nukuvuga ngo bya bihugu tuvuga ko bikomeye buri gihe biba byumva ko kuba bikomeye ni kimwe ariko bikumva ko bishaka kuyobora n'ibindi byitwa ko bitarakomera. So kuba bivangirwa rero biriho kandi byanahozeho ariko nanone nibaza ko Afurika iri mu ntambara yo kugira ngo irwanye izo zampatse ibihugu iharanire kwigira nka Afurika yumve ko ibyo bihugu nibyo. Nkunda perezida wacu ndi kuvuga mutanga urugero cyane niwe muntu ububona ashaka ko turihagije ubushobozi twabwikuramo wimbwira uko nza kubaho kuko ninjye uzi icyo nkene. So bivuze ngo nabandi rero tubashije twese kuba ariko twumva kuko sinibaza ko ibyo bihugu burya nubwo byose twe tubivuga gutya cyangwa se wenda ibihugu na bimwe tubitangaho urugero ntago bose ariko babyumva baruvuga ati no ngewe bariya ntacyo bintwaye as long as bampa ibyo nkeneye ariko ugasanga ubirenganiramo ni babandi niho hazavana rwa rubyiruko uvuga ngo ibisimbyishimiye yabivuze avuga ubuyobozi bwirebaho ku nyungu umuntu ku giti cye. Kuba umuyobozi ukareba inyungu ku giti cyawe bibangamira cyangwa se bikica bikadindiza rya terambere ryabo uyoboye. So navuga ko rero birahari. Uru rubyiruko hari nizihe kuri wowe wenda cyane
nk'umuntu w'igitsina gore hari indangagaciro abenshi bakunda kuvuga ko muri mu bantu bakunda kutwereka indangagaciro ni izihe ndangagaciro ubona urubyiruko umuntu w'urubyiruko yagakwiye kuba afite kuko kugira ngo abere umuyobozi mwiza Afurika ndetse n'u Rwanda? Yego. Urakoze cyane. Indangagaciro ya mbere umuntu kugira ngo buriya hari indangagaciro zikuranga nk'umuntu ariko hakiyongeraho n'indangagaciro zikuranga nk'umuyobozi. Ngo nukuvuga ngo rero iyo hajemo ubuyobozi ugomba kureba imbaga nyamwinshi kubera ko abakureba ni benshi nawe bureberera ni benshi. Ubwo icyo gihe waretse kuba wowe ku giti cyawe ugiye kuberaho abandi. Indangagaciro ya mbere ikwiye kuranga urubyiruko ni discipline. Discipline yo iyo yabuze ibintu byose birapfa. Ikinyabupfura. Buriya iyo umuntu afite discipline ibintu byose nyine abikora birimo ikinyabupfura. Ukavuga ati ese niba ngiye muri ibi niba ngiye kunywa ibiyobyabwenge biramarira iki? Abo nyobora biramarira iki? Ese ko nifuza kuzayobora wenda ikigo runaka. Ako sukibaza wazakiyobora ute uwijandika mu biyobyabwenge? Nukuvuga ngo iyo ni discipline. Buriya bavuze discipline bikubiyemo ibintu byinshi. So ikindi kintu indi ndangagaciro ikwiye kuranga umuntu w'urubyiruko uri mu nzira cyangwa unatekereza kuzaba umuyobozi no kwihesha agaciro. Kugira discipline bifite aho bijya guhira no kwihesha agaciro ariko nanone ni ukwanga umugayo. Kwanga umugayo. Ukumva ko mu bintu byose ukora ukwiye kuba honest. Niba ari ibintu ukora niba ari ibyo ukwiye gukora harazamo kurwanya za ruswa wavugaga. Ese kwanga umugayo nayo n'indi ndangagaciro. Indi ya gatatu numva wenda kugira ntazivuga nyinshi ni ugukunda ibyo ukora no gukunda igihugu. Ubu uri umunyarwanda, ubu uri umurundi, ubu uri umugande, niba ugiye kuba umuyobozi ukwiye gukunda icyo gihugu ugiye kuberamo umuyobozi. Kubera ko iyo bavuze igihugu ni wa muturage uzasavinga. Ntabwo rero uzamusavinga utamukunze. N'umukunda uzaba ukunze igihugu kuko uzamuha ibyo agomba bituma cya gihugu gitera imbere. Davis, ni ku rwego rwa kaminuza wenda izo movement zaratangiye. Ariko umuntu ageze kaminuza hari ukuntu aba yakuza n'ibitekerezo kenshi aba afite binakomeye biba binagoye ko wabimukuramo. Ariko se ku rwego rwo hasi handi mu mashuri hasi za primaire za secondaire handi umuntu nabwo abakiri fragile kuba yakumva ibintu muratekereza kubihajyana? Yego hari gahunda yo kudecentralize Pan African movements n'inzego structure zose ko zamanuka zikagera kuri rwego rwa primaire ariko noneho cyane cyane tugakorana n'abayobozi b'ibigo kugira ngo babashe kuba ba patron no gukurikirana gahunda za Pan African movement. Kubera ko uzareba ari abana burya baba baza amakuru menshi. Burya usanga abazi ngo president wa Uganda ni Museveni, president w'u Rwanda ni president Paul Kagame, president usanga bafite ako kantu k'ubunyafrika ko kumenya Afrika. Usanga bazi ibihugu duturanye, bazi umugabane wa Afrika. Usanga bafite ako so no kuvuga ngo icyo dushaka no kugira ngo noneho the ideology ya Pan African movement, the unification of Africa, ubumwe bwa Afrika, ideology ya Afrika yo kumva kwishyira kwizana, kuba uri free, kumva ko nshobora kuva hano nkaba najya mu kindi gihugu nta muntu usabye passport. Nimba uyu munsi tugifite ibibazo muri western side of Africa, hari ibibazo bya mobility, kugenda abantu ntabwo bagenda neza, ikibazo gikomeye cyane. So nukuvuga rero turashaka ko bihera hariya hasi kugira ngo abana nibatangira kugira ku kantu ka touch ya Pan African movement bakure bibonamo bwa bunyafrika, noneho bajye kugera muri za secondaire ho tuzatwara amaze kuzikora zikomeye. Kubera ko tumaze igihe dutumira twajyaga tugira intergenerational dialogues mu bigo by'amashuri, twajyaga tugira na n'ubu biracyakomeza. Iyo dufite gahunda za public talks ntago dushyira inyuma urubyiruko mu masegondaire. Ubu noneho twagiye no mu makaminuza, tumaze mix tugenda mu makaminuza menshi dushyira Pan African movement structures. So birere baracyakomeza. Na niye gahunda turimo ibi biganiro ni gahunda y'ubunyafrika. So no kuvuga ngo turashaka gufatirana impande zose, academic mu mashuri, mu itangazamakuru, kugira ngo turebe ko byibuza twagira impande zose. Tuvuge kuri ubumwe bwa Afrika, tuvuge kwishyira no kwizana kwa Afrika, kugira ngo buri muntu ibibazo bya Afrika nugire ngo aho bizanira politike na diplomasi ni Pan African spirit. Kumva ko icyo nimba tugomba kurwana, reka duhaguruke turwanye ubukene, reka duhaguruke twubaka imihanda, reka duhaguruke
twubaka amashuri reka duhaguruke ni ya myumvire ni gute tubona ibintu so ku decentralizing Pan African movement rero muri elites abayobozi bakuru urabona ko barabyumva turashaka kumanuka bikomeze bijye muri za nzego hasi ariko no mu bana bato bakuri afite ya touch ari akantu gato cyangwa kenshi bafite ka Pan Africa ashobora kutandastanding ibyarimo n'ibyari byo bitewe n'imyaka afite ariko byibuze yumvisha Afrika mukavuga Afrika arataha akaganira mama twize kuri Afrika twavuze Afrika none mama akataba yanagira gute cyangwa papa akaba yagira gute akaba yarushaho kongera gutyaza cya kintu cya Afrika muri nk'ubu aranagiye gutanga ikiganiro ejo bundi tujya gutangira mu cyumweru cyo kwizihiza intwari z'igihugu nagiye kuri Kigali New Life Christian Academy ariko abana bazi nuza inzego z'intwari zihari ibyiciro bihari by'intwari ugasanga barabivuga baza abami urumva rero umwana nk'uko umubwira Kwame Nkrumah icyo yakoze ukamubwira Nyerere icyo yakoze ukamubwira African Giants benshi icyo bakoze uwo mwana akura afite ako kantu muri we kandi ukagenda kuri n'ubumenyi bwe no gusobanukirwa bigenda bikura ni nako arushaho kugera ya curiosity kumenya Africa niki so nk'ubu nimba uyu munsi dushobora kuvuga Africa Continental Free Trade Area iri ni isoko rikomeye cyane rigiye guhuza Africa ariko amasezerano menshi ashyirwaho ibyo ngibyo bya Africa Continental Area ubona implementation yabyo ubona iyo yaje ifite imbaraga zikomeye cyane urabizi ko dufite na secretariat muri Ghana ibihugu byinshi bimaze ratifying bimaze gusinya amasezerano ahuriho amasezerano rusange so no kuvuga rero hari imbaraga mu implementinga izino agreements nk'izi agreements z'ubucuruzi ziba zikenewe cyane kuko nta gihugu kibaho kidakeneye ubucuruzi cyane nimba nejeje ibigori byanjye amatoni menshi ngahaza isoko ry'u Rwanda nyeneye no kujya muri Kongo usanga ibiribwa byinshi biri muri gihugu kimwe muri Afrika handi bidahari murabizi ko muri Afrika hari ibihugu biri mu butayu so bikeneye za mbuto cyangwa bya biryo biri fresh biva muri bya bihugu biri muri climate zone nziza so nukuvuga rero ni ibintu bishimishije kuko one izino agreement nga Africa Continental Free Trade Area ni ikintu kizatuma ubuhahirane n'urujya n'uruza rw'ibicuruza birushaho gutambuka bikagena mu bihugu mu buryo bworoshye so nibyo yandi twavugaga ni work in progress gahoro patience igihe bizagenda biza yego urakoze cyane bora tujya nk'abagana ku musozo nkawe nk'umuntu wifitemo gukunda Afrika ndetse n'igihugu muri rusange ni hehe uri kubona bitewe n'imbaraga nyinshi abanyafrika bagenda bashyiramo hari abayobozi nuko n'urubyiruko rugenda rubyumva ni hehe uri kubona Afrika mu myaka nk'icumi iri imbere ni iki wifuza kuri Afrika urakoze cyane njye nkurikije ibikorwa biri hirya no hino imbaraga inyota abantu bafite kugira ngo bigire nk'abanyafrika ndabona ko mu myaka 10 Afrika izaba ari cya gihugu cyumva ko kidakwiye amine wa mugabane utari wa undi utegereje inkunga z'ibindi bihugu wa mugabane wumva ko umutungo twifitemo twawubyaza umusaruro natwe tukaba umugabane ukenerwa n'ibindi bihugu ntubu umugabane aho guhora ukenewe ubufasha bw'ibindi bihugu ndabona ko Afrika ari wa mugabane uzaba ufite abayobozi bakiri batoya bashaka kuyihindura none ikaba ya Afrika duhora wa mugabane duhora twifuza rwa rubyiruko ruhora rugwa mu mazi twatangiye tuvuga rujya gushaka ubuzima bwiza ahubwo n'abariyo bakunda Afrika hari abantu urubyiruko ruri hanze rutaruko ruhakunze ahubwo ko yakora rwahunze Afrika mu iyo myaka 10 rukazaba rwifuza none kugaruka iwabo urakoze urakoze cyane bora kunama nziza nihe Davis kano kanya urubyiruko ruri kwijandika mu bintu by'ibiyobyabwenge ndetse n'indi mico itari myiza ariko nkawe wifuza ko urubyiruko rugomba gufata wenda rwose ntabwo bazabayobozi of course ariko naho bazaba bari mu byo bazaba bari gukora yaba umuganga ndetse n'ibindi ibyo akora byose no kubaka Afrika niye nama waho urubyiruko inama naho urubyiruko nuko bita ku mibiri yabo bita ku buzima bwabo kubera ko ngo amagara araseseka ntayorwa kandi ngo ugize agatebo ayora ivu no kuvuga ngo urubyiruko rurebe kuri urubyiruko ndaza kuvuga ku bintu bine nkunda maze iminsi nigaho cyane cyambere no kugira passion kugira inyota y'ikintu ushaka mu buzima kugira clarity of what you want in life no kuvuga ngo nimba ngewe Davis
narize nje nize pharmacy, I'm a pharmacist by profession. Nakora iki kugira ngo ngire excellence mu bintu byanjye byose nkora? Ya passion igukurure uvuga uti mfite inyota, mfite ubushake, intumbero yanjye ni iyi ngiyi, nta kintu kiri bubinkureho. Ikiba gisigaye ni process yo kugera ahantu, ariko noneho iyo ufite ya clarity bisobanutse neza bibasha kora. Icyo ni cya kabiri nihuse, ni step by step discipline. Donc ni kuvuga ngo iyo wize kugenda intambwe ku yindi intambwe ku yindi, ni kuvuga ngo nunakora ikintu ugatsindwa, icara winire. Bibiri reba ngo inira wisuzume, uce bugufi umenye ariko byapfiriye hehe, maze kwangiza igihe kingana gute, maze kwangiza amafaranga, maze byapfiriye nise ndagarukiriza hehe. Igihe cyose tugifite amahirwe yuko turi bazima, tuba dufite n'amahirwe yuko dushobora kuva ku makosa dufite tukagera ku kindi kintu cyiza. Icya gatatu nihuse, ubwo step by step, intego iyo ugenze gahoro ntabwo wihuta ngo ube wakomereka cyangwa se ube watsikama tsikira cyangwa se ikindi ni focus, kugira intego ukavuga uti njyewe ndimo ndareba hariya. Noneho iyo ufite ahantu abantu batwara imodoka abareba, ariko akirinda distraction, ibintu bimurangaza. So ni mindset. Noneho nuza ikindi cyanyuma ni strategy, kugira ese nube buryo ndi bukoreshe kugira ngo ngere kuri cya kintu ngiye shaka kugera. So rero ikindi yakivuze ni patriotism, gukunda igihugu ni ikintu gikomeye cyane. Ndi umunyarwanda, nimba nkora business reka nishyure umusoro, kuko umusoro uraza kugira icyo uhindura muri GDP, gross domestic product. Murabizi ko gross domestic product nijyanye nibiza biyongera kuri national budget y'igihugu. So ni kuvuga rero iyo ugize patriotism ugakora uvuga uti ndabikorera ku giti cyanjye, ndabikorera umuryango wanjye, nimba utarashaka wenda umuryango wawe biological n'umuryango wawe extended uzakuvamo n'undi wo hanze, ariko ukavuga uti reka nanjye ikintu kuri society y'u Rwanda rebasha kugira gute, kugira ikinyunguriraho, icyo inkuraho. So nubyo ngibyo numvaga 5-4 navuga. Urubyiruko twirinde ingeso mbi, twirinde ibigari, twirinde kumva ko turyohewe n'akantu k'akanya gatoya ariko tutazi ejo igihatse. So rero no kwitonda cyane tukareba kure kandi birashoboka. Urakoze cyane, ndagiraga mbashimire ku nama mwaduhaye. Nibutse ko twari na Gatabazi Davis, ni commissioner w'urubyiruko muri movement ya PAM cyangwa se Pan Africanism Movement. Nyanyira Rukundo Bora ni umuyobozi w'urubyiruko rw'abakorerabushake mu gashami ka agenda mu karere ka Nyarugenge. Mwese ndabashimiye rero ku bitekerezo byiza cyane mwaduhaye, turizera ko nitwongera kubakenera muzaza. Rwose turahari, igihe cyose muzadukenera tuzaza. Yego, twaza tuvuga ku buryo ki urubyiruko rugomba kuba abayobozi b'ejo hazaza ba Afrika, kugira ngo nyine tugomeze tugere Afrika imeze neza. Reka tubashimire mwese kwa turi kumwe hano kuri Aho Pa Visual Radio. Turizera ko gahunda zayo zose zikomeza kubanogera, twongere guhura ku kindi cyumweru aho tuba dufite abatumirwa batandukanye tugenda tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye zaho zigenda zihurira na politike. Ndabashimiye, Imana ikomeze ibarinde.